Shabayi mwakoze kuza. Yes bon. Umva byari bishyushye sinakubwira mu byumva. Ako nyine nawe ndakuza akazi ugira. Ako disi keke yari iryoshye umva thanks pe. Papa se. Papa ari mu cyumba reka njye kumuguha. Na keke nakuzaniye ntiwayiriye. Ufite ikihe kibazo? Njye utangiye no kuntera ubwoba. Ese uyu mugore ninde mbona wishyize imbere? Kari ntazagaruka. Ushatse kuvuga iki? Kari mama wawe yarapfuye. Uze? Nase ushatse kuvuga uyu ko ari we mama? Yarapfuye. Mbese pa. Ceceka. Ubu kuko wambeshye iki? Watumye nishyiramo mama wanjye none yaranapfuye. Ceceka. Mbabarira banje gusaba imbabazi. Kari mbabarira. Nakoze ikosa ariko bitanturutseho. None ushatse kuvuga ko ari wowe wishe mama wanjye? Oya, Kari mama wawe yararwaye. Kari. Neze ibyo byose kuki utabimbwiye mbere? Ntabwo nari kubikubwira kuko rekera umuti. Mama wawe akiguturinde afite amezi 5. Yagiye kwa muganga kubera ko nari mfite akazi kenshi katanyoroheye sinamuherekeza. Ageze kwa muganga, muganga aramubwira ati kubera uburwayi ufite hagati yawe n'umwana uzavuka umwe azahasiga ubuzima. Hanyuma mama wavuye kwa muganga nta kintu yigeze abimbwiraho. Igihe cyo kubyara kigeze twarajyanye mujyana kwa muganga. Kari banza unyumve Kari. Tugeze kwa muganga mbona afite ishavu ryinshi n'agahinda. Nibwo yahise ambishurira iby'uburwayi bwe. Hanyuma kubera ko igihe cyari umwanya wari wanshiranye nta mwanzuro nagombaga gufata. Nanjye byahise nananiwe kubyakira. Ubwo kubera ko nawe ubwe yari yarabimpishe
ngo kubera ko twari twageze no kwa muganga nta kindi twari gukora yahisemo we kubura ubuzima kugira ngo wobureho ushatse kuvuga ko ari njye wishe mama oya kare ntabwo ari wowe wishe mama wawe mama mbabarire kuba narabaye umwana udashima mama mbabarire kuba naragufashe ukutari gusa nawe gukeka bose uyu mu mwanya tukamenya nawe gato mama we yararwaye yari afite uburwayi kandi bukomeye niyo mpamvu ubu ngubu muri aka kanya yasize asezeranyije ko ngomba kukurera neza yasize asabye ko ngomba kugufata neza nkagukorera neza kandi asezeranya ko ntazabikubwira niyo mpamvu ntigeze mbikubwira mbabarira rero mwana wanjye icyaha ntabwo cyanturutseho ikosa si iryanjye ni ukuri kosa byabaye kuko twabonaga bizagutera ikibazo babarira kare koze wari kubimbwira watumye nishyiramo mama nishyiramo ko yantaye none niwe mama wanjye niwe mama wawe mama kare ceceka mwana wanjye babarira mwana wanjye ceceka babarira ikosa ryabaye papa ntabwo ndi bukubabarira babarira kare mwana wanjye babarira n'ubundi warabimishe kare babarira ni ukuri ihangane rwose babarira babarira nakoze amakosa nakoze amakosa ariko bitandukanye n'ukuri mbeba nangaga kugutera ishavu nubwo bitari ndi kwiziriza amavuko yanjye niyo mama wanjye n'ukuri kari mbabarira rwose kari mbabarira n'ukuri ndagukunda kari mbabarira rwose kwibaza ukuntu iyo nza kuba ndi kumwe na mama nata niyo ari kuba nkunda cyane kandi nuba harara kandi ntiyicuza kuba yaragusize no for now ariko ibyo ukora byose umenye ko atakwanga kandi ibyo akora byose abikorera ndabizi ahubwo sinacyo kurya ndumva nshonje baby ndagiye mu kazi ndaza kureba mfukane na boss mbere ko yafonera mu mwana sibyo nta kibazo ufite nindambirwa nawe ndaza kuza kureba nimugoroba then ukuntu umeze mu kazi okay baby nta kibazo umva ubundi se ko nzi papa wari bumpamagare ndi bumubwire gute papa se papa mwibare ndaza kumwivugishiriza sawa kazi keza merci
Ano, bo ushaka ko watinze ndabona ngiye kwitangira pe. Okay, sawa, ngateguye